uretse gato niganire n'abagabo muri inshuti zanjye murabizi. Dore uku ni ukuri iyi si dutuyemo ubundi idashaka ko mumenya. Ngo burya abagore bahora bashakisha amahitamo meza. Umugabo uzahora ubizi bahora bashakisha ukurenze. Ikirenze mu bagore nuko uko bashakisha bene aba cyangwa se bene uku ngo nta mupaka bagira. Barashaka kugeza no ku bagabo b'abandi bubatse cyangwa se bari mu mibanire. Uraza gusobanukirwa hamwe. Uyu ni wa mwanya twahariye amasomo y'ubuzima. Ibi ni ibyitwa hypergamy. Hypergamy ni ugushaka by'umwihariko ku byerekeye imibanire, ni ugushaka ukurenze akaba ari we uhora ufitiye irari. Turamutse turebye mu buryo bw'ubukungu n'icyubahiro muri rubanda, amafaranga. Hypergamy ubundi ni uku nguku ngo ubwonko bw'abagore butekereza. Abagore benshi, sindi kwibasira abagore, ndi gusoma ibintu byanditse hano bitandukanye n'abagabo. Umugabo uretse aba yari sugabo, we azahora azi neza ko agomba gukora agakorera ibintu bye, mu gihe abagore abenshi bahora biteze cyangwa se babiteze kuzabajyana, kuzabivana, kuzabajyana. Uwo ni umugabo. None kubera iki mubita ngo bakunda amafaranga? Kuki mubita ngo bakunda ibintu? Bishobora kuba ari uko nguko byaje. Ariyo mpamvu azahora yerekeza ku mahitamo meza agaragara igihe cyose ari ku isi. Ni umugore. Nakubwiye ngo iki kiganiro uragikeneye, guma hamwe niba uzi neza ko wagifunguye. Nitwa Samuel Mugisha. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane dukora ibiganiro, ibyegeranyo ku ngingo zitandukanye, amasomo y'ubuzima, ibiganiro n'inkuru. Iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Ngo burya abagabo ikintu batamenya nuko cyangwa se abasore nuko umukobwa baba barimo kwiyahurira bakoresha imbaraga zabo zose, imbaraga zabo cyangwa se amafaranga yabo yose kugeza no ku bwizigame bwabo. Ibyo babikora bubaka ubuzima bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa. Ikintu batamenya nuko we ahora ashakisha amahitamo meza kubaruta igihe kinini. Impamvu yonyine izatuma umugore cyangwa se umukobwa ataguta kandi bigasa nk'aho ari indahemuka kuri wowe ni ukubura amahitamo meza. Umunsi amahitamo meza yabonetse, undi mugabo ukurenze yagaragaye, undi musore azaguta nk'umurabyo mu kanya nk'ako guhumbya. Nuko nguko abagore bararuka cyangwa se baguta nyine bakagusiga. Cyangwa se abakobwa ngo imbwa nuba uyigaburira ikabikubaha igatangira kugikumukira, uzamenye ko izaba yabonye undi shebuja. Ni amagambo ayo ngayo rwose murayazi. Ngo buri gihe umugabo nabura ubwenge akirya akimara kubera umugore uzamukorera buri kimwe, narangiza azakubaza ati ese nigeze nguhatira kunkorera ibyo wankorera? Uzagira imana wowe ntumubaze impamvu yahemutse cyangwa se ahemutse. Icyo nicyo uzabona cyangwa se uzakura mu ishoramari ryawe mu mugore cyangwa se mu mukobwa, mu mibanire nabo. Azakubaza uzasubiza iki? Uzareba nk'ifi yo mu mazi cyonzi cyo. Iyi niyo mpamvu buri gihe mu buzima bwawe nk'umugabo ugomba kuzashyira ukuri mu mutwe wawe kandi ntikuvemo ko umugore uwo ari we wese aba ashobora kuguta igihe icyo ari cyo cyose. Kumukorera ibyo mu ijuru no ku isi, ibitabaho n'ibibaho, ntibivuze ko azakubera indahemuka iteka ryose. Wumvishe isomo? Niyo wasigarana akangaka gusa. Kumugirira neza ntibivuze ko atazakubabaza, ntibivuga ko atazaguhemukira. Ugomba kumva ko umugore buri gihe aba ari umugore kandi ibyo byose biba bishobora kuba. Niyo mpamvu hari abagabo babyumva gutya ngo niba uha umukobwa icyo ari cyo cyose, menya ko icyo cyari cyo cyose utanga ari cya kindi udashobora kubura igihe icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe bukurangirireho cyangwa se buhagarare. Hano ndarebana n'abasore cyane cyane mu maso. Nimwebwe nshaka ikintu kimwe cy'ingenzi ugomba gusigarana mu mutwe. Ntukibagirwe mu rwego rwo kubaka umugore cyangwa se umukobwa, uzakoresha umutungo wagombaga kumukoreshaho nta busesaguzi, kandi igisigaye uzakoresha umutungo wawe kuri wowe ubwawe wiyitaho. Abasore ngo bariyibagirwa, ibyo tubibazeho. Uko urushaho kuba mwiza niko bigenda bigorana ko umugore cyangwa se umukobwa guta. Ngo iryo ni isomo abagabo benshi batazi. Uko urushaho kumera neza, gutera imbere, niko umugore azagiramo akoba, ubwoba bwinshi bwo kuba yaguta nk'umugabo. Arega niyo yaguta ngo bizoroha cyane kuba wabona umusimbura.
nuko rero mwakoze kubana natwe kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, gutanga igitekerezo no gukanda kukazugira kari impande ya subscribe, kuko nibyo bituma mubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza. Imana yonyine nizo ukuntu bakunda. Naho ubutaha, nitwa Samuel Mugisha.